nyuma y'irangira ry'intambara ya kabiri y'isi yose, isi yose icikamo ibice bibiri ku buryo bwihuse. Igice cyari nyuma y'icyitwaga capitaliste cyari gishyigikiwe na Amerika ndetse no mu burengerazuba bw'isi. Ikindi gice cyari kiswe cya gikomunisme cyari gifitwe mu nshingano na Soviet Union. Ibihugu by'isi byatangiye gufata impande. Bidatinze Ubushinwa bwahise buyoboka inzira ya gikomunisme yari ifitwe n'Abasoviet. Hataracamo igihe Korea ya ruguru nayo yahise ifatwa n'aya mahame maze iyoboka inzira ya gikomunisme isangira Abasoviet. Uku kwinjira k'Ubushinwa na Korea ya ruguru ibihugu byo muri Aziya byahise bitera umujinya ndetse n'ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zitinya ko ibihugu byose bya Aziya bishobora kuyoboka iyi nzira ya gikomunisme. Mu mwaka w'1954 Leta ya Vietnam nayo yafashe uruhande maze yerekana ko yinjiye komunisme. Mu mwaka w'1965 Amerika yatangiye isa nk'ibikorwa bya gisirikare, harimo gushaka ko Vietnam yarwanywa, akifashishwa Vietnam y'epfo irwanya ya ruguru, nk'aho yatangiye kohereza ingabo n'ibikoresho muri Vietnam y'epfo. Mu gushaka impamvu rutura cyangwa se impamvu ya nyuma, Amerika yavuze ko Vietnam ya ruguru yarashe ubwato bwayo bwari mu mazi y'inyanja. Ibi byahise bitangiza intambara yeruye hagati yayo ndetse n'iki gihugu cya Vietnam. Iyi ntambara yari irangira mu mwaka w'1975 Amerika itabashije kugera ku ntego zayo, ahubwo iki gihugu cyapfushije abasirikare barenga 52,000, kinakomeretsa kandi barenga 150,000. Gusa kudafatwa kwa Vietnam, ibihugu birimo nka Korea ya ruguru, Abasoviet ndetse n'Ubushinwa bari mu babigizemo uruhare. Twibanze ku Bushinwa, iki gihugu cyohereje imbunda, cyohereza imashini ndetse n'ibindi bikoresho igihugu cyifashishije mu kurwanya Abanyamerika. Abashinwa bohereje cyane cyane imbunda za AK-47 zakozwe n'inganda zabo. Abashinwa kandi nibo bafite amateka yo kuba aribo basekuruza bikorwa ry'intwaro ku isi. Dore ko aba Bashinwa mu kinyejana cya 9 batangiye gukoresha imyambi yaka ku muriro, aho babaga bashyizeho agafu k'imbunda cyangwa se agafu k'isasu kari kazwi nka gunpowder. Mu gukora iyi gunpowder, Abashinwa bifashishaga ikinyabutabire cya sulfur kikavangwa na potassium ndetse n'amakara. Ibi byatangaga ubushobozi bwo kwaka ndetse no guturika mu gihe cya vuba. Ikinyejana cya 13 nibwo Abashinwa bakoze imbunda ndetse n'amasasu bya nyabyo. Icyo gihe zitwaga hand cannons, ziza gukwirakwira isi binyuze mu bucuruzi. Ibi byakuye isi amahanga arabikora, bose bashyiramo udushya biza kurangira n'i Kigali ziri gukorwa. Ngayo nguko ngende truka